Hello to everyone. Ndabanza kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Abanyeshuri bacu tubana mu buzima bwa buri munsi. Ndakeka uyu munsi twasubiye mu biruhuko, twasubiye mu rugo. Ariko ndanakeka nanone ni umwanya mwiza kugira ngo turusheho gutegura neza umwaka utaha. Dusubira mu masomo aho bishoboka, dufasha ababyeyi imirimo itandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo muri aka kanya twongere turebe neza uburyo ki dushobora kwihugura mu gihe cy'ibiruhuko kugira ngo tuzatangirane ingamba nshyashya zidufasha mu gihembwe gitaha. Muri aka kanya rero ndagira ngo tudisikasinge cyangwa se tuvuge ku bijyanye n'uburyo ki bwo gukurikirana amasomo twifashishije icyo twita e-learning system, uburyo ki bwo gukoresha interineti cyangwa se bwiyakure. Twifashishije interineti aho bishoboka dushobora gukomeza gukurikirana amasomo. Niyo mpamvu ngira ngo tugaruke kuri e-learning platform. Ushobora kwifashisha igikoresho ufite mu rugo, ndavuga telefone cyangwa se machine. Kuba bishoboye rero twakomeza gukurikirana amasomo. Murabona ko ahangaha mfite telefone bisanzwe, ndebamo application ishobora kumfasha kubasha kugera muri e-learning system. Urabona ko muri telefone yanjye harimo application atandukanye. Nshobora gukoresha Google Chrome, nkajya kuri Google, najya kuri Google nkandikamo reb.e-learning, noneho nkaza kuri Google search nkahitamo. Urabona ko ndi hano imbere reb e-learning, ngakandaho cyangwa se ngakirikaho kugira ngo ninjire muri system. Ubwo rero bitewe na connection n'imbaraga ifite urategereza akanya gato. Murabizi ko dufite ama account, ninjiramo nk'uko bisanzwe, sign in nkoresheje account yanjye. Ubwo n'abanyeshuri dufite zacu, nakoresheje y'umuntu runaka ariko iyo ni yanjye bwite nkoresheje kugira ngo binyorohere. System namaze kwigiramo e-learning system. Ujya ahanditse courses, wamara gukanda kuri courses ugategereza akanya gato. Scrolling down ukajya kuri teacher training college, ugakanda kuri teacher training college. Wamara gukanda kuri teacher training college, iyo ushaka kumenya ama activities atandukanye tuba twashyizeho, ntabwo ujya kuri year 1 cyangwa se year 2 cyangwa year 3, ujya kuri TTC formative assessment. Ndibuze gukanda kuri TTC formative assessment. TTC formative assessment nimara kuhakanda, murabona ko hari urutonde rw'ama TTCs dufite. Twebwe turaza guhitamo TTC zaza kuko ariyo twigamo. Nyuma yo gukanda kuri TTC zaza, urascrollinga down cyangwa se uzamure gake urebe isomo. Kadufata urugero nk'isomo rya physics cyangwa se physics. Kadufate nka physics ya 2 SME. Niba niga mu wa kabiri, kuba ari mu wa mbere dushobora kuzajya mu wa kabiri, kuba ari mu wa kabiri tukazajya mu wa gatatu. Ninjiramo ahangaha murabona ko unit zose zigiye zirimo. Unit number 1, unit 2, unit 3, unit 4. Reka mfungure urugero nka unit ya mbere. Let's open unit number 1, which is called application of thermodynamics. Murabona ko hari content twashyizeho. Ushobora no gukora quiz. Application of thermodynamics. Application of thermodynamics, ngewe ndibuze gukanda kuri application of thermodynamics kugira ngo nsome. Application of thermodynamics. Ntegereza akanya gato kugira ngo ndebe ibiriho. Murabona ko igitabo cyafungutse.
application of thermodynamics, noneho mu rugo ngakomeza gukora no kwihugura. Ubwo nahitamo unit nshaka nkasoma, harimo na end unit assessment for application of thermodynamics law, quiz tuba twashyizeho ugakora ukareba amanota ushobora kubona, bityo ukazagaruka no kutaha wumva ufite imbaraga kandi n'amasomo dukomeza kuyakurikirana. Biterwa rero naho wiga, cyane cyane ndakuvuga muri sciences niho bikunda cyane kuko niho twateguye cyane, ariko no ku bandi twabasha kugira muri e-learning system tugakurikirana amasomo. Ubwo ibi iyo birangiye nshobora namaze gusoma, urumva nkora log out, namara logging out kugira ngo menye ko konti yanjye itaza kwinjirwa n'abandi bantu, ngakora log out. Ikoze log out urategereza, bityo ufite n'agakayi ugabasha gukurikirana amasomo. Murakoze cyane rero, nizere ko biri buze kudufasha kubasha kwihugura.